ngiye ndi kuvuga ngiye umuzi neza ko duturanye bikumva wowe na Clara muraturanye cyane ngiye ndi kubona avuga Sabin nareba n'ibintu akora naraguje kutubwira amabanga y'iwabo mu rugo wenda ntago nje kuvanga amabanga y'iwabo mu rugo mw'imbere wenda simbizi sibyo akiyo nzi neza nuko ibintu ari gushinza Sabin wese umukobwa nimba muze muri quartier wenda ababayeho gute kubura yavuze Sabin birambabaza nawe ahari nabona kino kiganiro ngo Juwayeze ngobe nibyo byatumye uzacitse intege oya ntago nacitse intege gusa yise yambwiye courage ariko ntago azi kuririmba pe yego dore imbogo yabivuze ukuri n'abandi bose bagenda bamuca intege Imana ntabireke ntabyazi sibyo we ntago meze yigumire ku gahiti kuko wenda akunda Juno kumva basi arebe ko ariko ibintu byo kuririmba ntago ari ibyo agize kuba ari mubi azi kuba agize kuba ari mubi n'ijwi ntaryo ntazi kuririmba nta mano na Juno yamubwije ukuri ko bahaye ikaze abakunzi ba BigTown TV reka nanjye mbasuza mbifuriza gukomeza kugubwa neza aho muri mwese nita Slim Jesus umunsi ngarukanye n'umukobwa mwagiye mumubona ahantu henshi hagiye hatandukanye namuzanye ngo tuganire tuntu tumwe na tumwe sibyo umeze ute meze neza cyane kabisa cyane bakwita ngo iki banyita Chiku kuki witwa Chiku nyine ndiko nabihisemo kumva Chiku ni izina ry'umukinnyi wa filime ariko wo mu Buhindi ko namukundaga nyine byarangiye nanjye niswe gutyo nawe ugiye mu Buhindi utyo mbagezeyo Chiku tugiye kuganira rero turaza kwibanda ku bintu maze iminsi mbona ucisha kuri channel yawe nta kibazo wari kukikora ibiganiro bimeze nka biriya ibiganiro bimeze nka biriya rero bitanga ukuri sibyo kandi njye niyemeje guha ukuri abanyarwanda uwo birakaza bikamurakaza uwo bishimisha bikamushimisha nawe ushaka guhereza ukuri abanyarwanda cyane ni ikihe kintu cyakubabaje muri uyu mwaka ku buryo wumva wavuga uti abantu ngomba kubaho ukuri impaka ikintu cyambabaje muri uyu mwaka ni uburyo mbona entertainment imeze abantu bamwe bikubira ibintu nyine ukabona nta muntu ushaka gufasha undi icyo kintu kikumbabaza cyuri bavuze entertainment bavuze iki buri nyine abantu baba muri industry abantu baba muri industry n'abantu bameze batugo reka mbivuge gutyo abantu bakora amafilme muziki ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye abantu baba muri industry industry se ni iki ko nanjye nzayigiyemo ndebe ko nanjye nshaka kujya muri industry oya ntari buzabimbaze tutari kwikamera uze kubimbariza inbox ndabikubwira nese industry nawe yibamo reka mbyite gutyo yibamo ukora iki muri industry rero iyo industry ubamo ukoramo iki muri ngiye nandika amafilme nkanayakina ibiganiro bigiye bitandukanye wakinnye iyihe iyo bita umubavu niyo bita ubuzima bw'ukuri hagati aho nanjye uzandika yego kuri ese ubuzima bw'ukuri n'ubuzima bumeze bute ubuzima bw'ukuri nyine ubuzima tubayemo ibintu nk'ibyo ubuzima ubayemo bukumariye iki bumariye iki ubwo se bukumariye iki nyine uko ndi ndabishima tu abantu bavuga ngo bumva bakiyahura bitewe n'ubuzima babayemo wenda narimo uratekereza kwiyahura abo nta bwenge baba bafite ako se wiyahuye uti ntubuzi ngo ejo bizagenda bitya ntubuzi ngo nimba uri mu buzima bubi ntubuzi ngo ejo wenda nzagira ubuzima bwiza njyewe mba nta mpamvu yo kwiyahura yego ejo hawe hashize harameze hatese utaritwa Cuku nako Chiku urebye ntacyo hari hatwaye tu ese ko umuntu ukonje kandi mu biganiro bya nabonye wari ushyushye ni ukubera oya ntabwo nkonje ahubwo ubu hari abantu bavuga ngo muba mufite ibintu mwabanje gutamo hanza mwakamenamo akantu kugira ngo babe bashyushye aba ni abandi bafite imyumvire itari myiza none se ko umuntu ukonje we oya ntabwo nkonje byagenze bite ahubwo sinzi ukuntu uri kubibona ni iki cyakubabaje uyu munsi ikintu cyambabaje uyu munsi wenda ni ikintu kimaze iminsi kimbabaza yego hari ibintu ndi kubona kuri social media ubundi igihe Chiku banzeho nko kubwiza abantu ukuri kukubabaze ariko ukumve
Nkambwiza ukuri kumbaza. Ariko mbere ko mbwiza ukuri banza mbwiza ukuri. Kuki ugenda ahantu witwaje umuhungu no kubera iki? Ni icyegera cyawo ko kuri banza kumeda. Okay, no umuhungu waje nyine mba namwitwaje ahantu hose abagomba kubera iki se kandi? Ubwo niko biba byagenze nyine. Byagenze bite? Niyo mpamvu yatumye uvuga ati aho ngo wahise nkavuga icyanzanye ko numva umuntu ari ukuri turi gutanga ndetse ibintu byose reka ni ukuri nabyo ni ukuri. Okay, he's my brother nyine iyo ngiye ahantu aramerekeza inshuro. Uri gutinya iki? Oya ntacyo. Kaba yansabye kumerekeza ahambwa ati okay no tugende nta ribi. Niho gusa kuguherekeza? Yeah. Nta bindi bintu bari gukora? Oya ntabyo. Yego. Yangiza akabati wamfashije tukajyana. Ureke gukina imiziki muri kumvangira. Nyina akambwira ati reka nkwerekeze. Nayo okay tugende nta ribi. Yeah. Okay. Ni fresh cyane ubwo nimba ari bubahisemo kuguherekeza. Yego. Ariko nanone impamvu abahungu ngo bitwaza ngo abahungu b'iki gihe. Ubwo ndabizi giye kuvuga bya bintu. Yese. Okay, komeza ubwe nubi. Ngo niye mpamvu. Niye mpamvu. Ibyo ngibyo wari utekereje ni ibi. Oya komeza umbwire ntari wabona ntekereje ibyo. Akazungu arabahabuye. Kazungu. Kazungu. Ariko ntaga gihari. Kazungu arabahabuye nyuma yo kubona isomo rya Kazungu ngo nta mukobwa ngo ukigenda uri kumwe n'umuhungu ahantu hose. Mugeze ujyana ubuse bagerageza kugufata ku ngufu ku buryo wese wangu uzajya uhorana n'umuhungu. No. Shana aho tu. Yego. Siko ngiye buriya nta n'umuntu wafata ku ngufu. Ufashe ku ngufu gutari. Nahugira. Z'umuntu ungana nkanjye wafata ku ngufu gute? Ntabwo bibaho. Wahita ubikorera ntabwo ari ngombwa kugufata ku ngufu wamworohereza. Okay, urugero se nk'iyo wagiye muri ghetto y'umuhungu. Niyo wagiye muri ghetto y'umuhungu babimeze bite rero? Oya nyine. Hari nk'ibintu njya mbona basanga umukobwa ngo nagiye ghetto y'umuhungu. Ngo yamfashe ku ngufu ngo none ngo ndatwite. Ibyo bintu bibaho. Icyambere wagiye umwishyiriye. Wanyiza ngo yagufashe ku ngufu. Ibyo turabigaruka abanza umbwire ngo icyakubabaje ni iki? Okay, njye ibintu biri kumbabaza muri iyi minsi. Mbona kuri social media nyine nkabona ntago bikwiye kandi bye n'ubundi nsanzwe mbwiza abantu kuri. So nshaka kuvuga kuri uyu mukobwa bita Clara. Uri kuvuga nabi Sabin n'ibiki. Man nyine babiri kumbabaza. Nukubabaza gute se Sabin umupfana iki wo? Sabin nta kintu dupfana pe. Uretse ko Sabin nje ikintu muziho ni umujama nyine ufite umutima mwiza wo gufasha ntago ari nk'abo mbona nyine baba badashaka gufasha abana b'Abanyarwanda. So rero nje nibaza ari impamvu mvuga nabi bikambabaza. Ubundi uriya mukobwa turaturanye muri quartier hano za Nyamirambo nyine tu. Turaturanye? Yeah. Wote kuri cafe? Hari kuri cafe neza. Yego. Sure. Ya nubundi byavuga bikumva n'imico ye njya mbona man n'ubundi aba yasinze ahora yasinze. Aya naga yasinze se ugeze ubona ko ikiganiro yasinze. Ibyo by'ikiganiro se ari nje nawe ninde duturanye. Nje ndamuzi neza rega ko cyo twabonye mu jina ko twire tubona menzo. Nje ndi kuvuga ngiye umuzi neza ko duturanye. Bikumva? Wona Clara muraturanye cyane. Ngiye ndi kubona avuga Sabin nareba n'ibintu akora. Naraguje kutubwira amabanga y'iwabo mu rugo. Wenda ntago nje kuvanga amabanga y'iwabo mu rugo mwimbere ntago wenda nyasi cyane ariko ngiye nyine ndamuzi gutya ko turaturanye. Umuzi hiki rero? Muzo nyine mani n'umukobwa ukunda kuvuga abantu. Nyine ikindi muziho akunda kuba yasinze. Ibintu nk'ibyo rero yavuga Sabin kuriya. Man nyine mbona ari nk'ubusa ari kuvuga. Ubundi genda nibaza ibintu abavuga bayabitekerejeho. Ntabwo mbizi njye sinjye mu bwonko bwe ndahazi buriya. Okay nyine man. Buriya kuki urumva? Wenda ntekereza ko ariko ibintu abavuga ni ibintu we ku giti cye bishobora kuba byaramubabaje cyangwa se ari kuvuga ku ruhande rwe sibyo. Nimba warakurikiranye ikiganiro cye sibyo. Wumvishe adakwiye wenda kuvuga ibyo yavuze. Ntago bikwiye. Kubera iki? Nese ubureba
umukobwa umwe w'inkonkobotsi araje avuze Sabe kuriya hari undi muntu yazuvuga wenda wasanga wenda bafitanye bifu zabo ku ruhande nyine ukasanga araje aramusebeje ngo Sabe ngo ibiki hari n'ukuntu mani wenda ugira na diru n'umuntu ugasanga nyine wenda ntago bigenze neza agatangira akaza akagusebya gukora ibi ngo wagize iki biki ya nyine bigatangira uko nguko tu urumva bifa batewe n'iki wenda simbizi sibyo akiyo nzi neza nuko ibintu ari gushinza Sabe tabizi neza ntago Sabe nyine yabikora tu okay nari twiganire kuri wowe rero wowe ya ngo twabyumvishe buriya byo nari kumushyira ntabwo yabikora siyo ariko ntabwo tubizi kuko ntabwo twari duhaye siyo ntabwo tubizi rega buriya wese uriya mukobwa nimba muze muri karitsiye wenda ababayeho gute ni umukobwa w'isireyi uri aho ngaho nyine mani nawe urabizi amasireyi ukuntu yitwara udafite ikintu yitaho nyine muri make atunzwe no kuvuga abantu reka mba ariko mbyita ko buriya yavuze Sabe birambabaza nawe ahari nabona kino kiganiro azamenye ko byambabaje tu yego ya ibintu aba ari gukora ntago aba ari se ya nyine ngiye ikintu namubwira sibyo natuze agende gake kumva nyine mubwize ukuri pe njye ntago njya ninya umuntu ki mani nagende gake sibyo nimba ari na beef afitanye ku ruhande bazikemure ariko areke kwirirwa musebya ngo ibintu ngo abagore yajya ngo baraza ngo bakiriza iki mani nabireke sibyo nimba ari nahita ashaka ayishakira ahandi cyangwa mu bindi bintu ibyo tuyeho Chiku none sinabonye kuri social media nako kuri YouTube n'ubundi ugenda ucisha ibintu n'ibyo ngibyo cyangwa twikomeze nibe bindi bintu biri kukubabaza muri iyi minsi uvuga ati ibintu nitsaze ya nyine ibintu biri kumbabaza ngiye muri iyi minsi n'ubundi ni abasitari bamwe na bamwe ya mustar mugenzi wawe wenda mustar mugenzi wande okay sorry gato mugenzi wande urugero sibyo yarago ndo umustar ni urugero nahiye kugo urugero rwawe urugero kuri ngewe sibyo mugenzi wawe sabye support umuntu kandi business akayifite sibyo business ko ari n'akantu na gato ashobora kumfashaho ayi abarazamukaho gato kumva ariko mani bitabigira ibintu bya danger ibikiri biki ngo na amafaranga ngo bitabaye amafaranga nyine kari beshira nye urugero kwa ko nge nkunda ibintu bya film kuvuga amazina yanoze kuvuga amazina mu kiganiro cyanjye uzagende kivuge mu kiganiro cyawe muneze uziko namusabye support sibyo nyina akanyiryaho tu mani nawe ajye yicara yigaye ese ubona umuntu akwiryaho kubera iki iyo urebye ubona umuntu akwiryaho kubera iki nyine urabona nta mafaranga tugira sibyo kandi kuri iki gihe udafite amafaranga nta kintu wakora sibyo nta n'ubwo wabasaba gufasha ngo abuguhe kandi buriya mani muri sasa bagasapoti mu buryo buriya we hariho neza kubwira se nzaze muri filime zawe ko nge nkunda ibintu bijyanye n'amafilime kubikina sibyo ya nyine yumvishe kumubwiye ibyo ngibyo tu ahita aceceka ndya sine namwandikiye nk'inshuro zigera nko muri 3 andya sine nyine tu yanga kunsubiza abasitari hari akantu njya mbona ukimwandikira ahita savinga namba yawe yanga ujye ubona ibistati bye mani baba bayanga turebe ibistati byabo nta n'ikintu bari budufashe kugira ngo bitumarire iki mani njye biba ibintu birambabaza nimba uzi neza ko nta kintu uri bufashe reka kwirwa savinga namba zawe nkwirwe mbona ubwo busa bwa stati zawe sibyo ko nyine ngiye mba ndi kukwinjiriza iki n'iki mani ntago aba ari sawa ubundi abanyarwanda tuba tugomba gufashanya sibyo kugira ngo n'igihugu kizatera imbere ese niwanga kumfasha ejo ukabura nashaje waranze kumfasha wenda ngo naye ngiraho ngera nzamuke ngo si urwo Rwanda ubundi ruzazamuka gute asundi ubona umuntu yanga kugufasha kuko akwanze mani bari hari aho utaragira ugomba gukora mpaka kubonye ese ubu nimba ngize n'amahirwe sibyo mbizi ko uriya hari icyo andushije
agira wenda nayo mahirwe yo kumuvugisha bizi ko wenda hari ikintu yamfasha tu nyine ugasanga mani bigize inturi reka mbivuge gutyo hari ijambo njya ngo ndagukoresha abantu bakambwira ngo ndatukana nyine ikintu bita ubuturimani ni nko gukurura wishyira reka mbyumve bivuge gutyo nyine mani ugasanga ahubwo ngiye mbona bafasha uwifashije ninde wabonye bafashe kuko yifashije nahise urugero buriya nka Afrique yabwira Chrisizi ngo dukorane indirimbo akabyanga ko batarayikorana se oya ni urugero ndi kuguha kuko ari umusitari mugenzi we nawe wafatanyije nawe muri ku rwego rumwe mukazamura icyo ushaka gusigaho muri ku rwego rumwe oya ntabwo ari ukubasiga nyine umuntu agomba gushakishiriza hose kugira ngo urebe aho wagera numva nta nubwo ugomba kuguma ku rwego rumwe ugomba kugera hose nyine kugira ngo urebe ko wanazamuka hari ibyo ndabyumva dukomeza rero wenda uretse abo ngabo ni ikihe kintu nenda sapoti wenda yindi wigeze usaba uretse ibyo byo gukina filime ni iyo sapoti yindi wasabye ukabona abantu bari kwiba ibintu bijyanye n'ibiganiro ko buri muntu yagukoresheje ikiganiro ukaza unyura ukavuga impano yawe ukavuga n'ibintu ukora ese ufite impano ubundi ngiye nandika filime sibyo ukora ibiki rero nyine nkora ibijyanye no kwandika filime ninde wasabye ngo ikiganiro akakikwima wambwiye ko atari ngombwa kuvuga amazina barahari sibyo wenda ndabizi bamwe basanabana n'ikiganiro ariko mani ntuze kuvuga amazina njye ntabwo nshaka amazina mu kiganiro nyine barahari tu sibyo na benshi kandi cyane ariko nyine mani nabo bajye biga ya bro hanyuma se mu biganiro bya Juwayeze wamutukiraga iki Juwayeze rero ntabwo ari ngewe mutuka njyenyine uri kumva kandi ibyo abantu bamwe na bamwe bavuga ni ukuri hasi undi buriya naramututse byagenze bite wamubwije ukuri namubwije ukuri nyine nimba yanabonye ikiganiro nyine bikanamubabaza ihangane ko mani n'ubundi ukuri kuraryana sibyo nta kintu cyakubaza atari ukuri yego karya ni uko yakuri wamuhaye si ubwo ukuri koko nyine abantu bavuga ngo naramututse ngo ni inturi nese wamutukiye iki nyine wamutukaga gute hari impamvu we yagutwaye iki rero iyo mpamvu yitubwira wenda n'undi wambuje kuvuga ngo amazina ngo y'abantu banyimye sapoti wese tungwaye uburenganzira muvuga so nigeze kumuhamagara ngo dukorane ikiganiro nyine anyiryaho nyine byatanje mushaka ko mukorana ikiganiro kimeze gute nk'ikiganiro kiri aho gisanzwe mubaza nyine ibintu bijyanye n'ibyo akora kuri channel yawe birangira atakiguhaye birangira ambwiye ngo nta mwanya afite birangira umututsi yambwiye ati wanturiwe abantu bose bakwatse ikiganiro kibaha muntu wanyaka ikiganiro ngo ndeke kukimuha abanza bitagoranye cyane so intego yawe uba ufite mu buzima wumva ari intego ufite wumva wifuza kuzagera kuki intego nyine ngiye mba nifuza kugera kure urugero nko mu bintu bya filime byanjye nkumva nakwandika filime ikagera kure ikindi nkafasha n'umuntu intego y'ubuzima pani bya filime se utazi kimwe nta kindi kintu wakora ubu nta nubwo uvuga ngo ushobora kuba ngo uzashaka umugabo ntabwo biri mu ntego y'ubuzima njye nta ntego mfite filime nta ntego ufite wowe nta kintu ushaka kugeraho si uvuga ko nta kintu ushaka kugeraho ariko mane buri Imana niyo igena iminsi uzabaho sibyo nayo igena ubuzima se yavuze ngo nzaba iki bugacya napfuye njye nta ntego njya ngira mu buzima yego wapi ayo ubonye urayarya ayo mbonye ndayarya n'ubundi se wanyu ni kavukire iwanyu ni Huye ese ihuye koko ubu ngubu ntabwo ujya ugira n'inzozi ugatenda manuma nshaka kuzagira n'akantu kiri Huye nk'umwana aturutse Huye nkaba ndi i Kigali nyine mu buzima nta muntu ubaho udatekereza uvuga ati nakora iki ariko nyine biba bigoye rero uhita ubisohora ubizi neza ko bitazanakunda mani wanjye ntabwo nkunda kuvuga ngo nzakora iki kitaraba nyine tu
ubundi kora ibikorwa mbere y'uko uvuga amagambo. Nicyo kintu wicuza mu buzima? Ikintu wicuza? Shamani, njye buri ikintu cyose nyikora nagitekerejeho, sinjya nicuza. Habi, ntawe njya nicuza. Nta muntu ujya watakaje mu buzima se uvuga ati uyu muntu icyampa amahirwe mwongera nkasubirana nawe cyangwa mwongera nkamubona? Mani, ibyo ntibijya bimbaho habe na gato. Niba tuzi umuntu usanzwe. Umuntu usanzwe? Sinzi impamvu numvise. Oya wenda reka mvuge ngo bino bintu byo kugira abakunzi, sibyo? Abakunzi se ntabwo ndi kwigisha urukundo. Wahise tukabivugaho se? Kuki uzaba ibyo ushaka kuvugaho? Ngabo. Kunzi kari byo ngo bibabaza abantu benshi. Ariko ushobora no kubura umuntu atamukunze nk'inshuti yawe. Kereka iyo yapfuye. Yego. Ibyo bibabaza. Umusore wagoyekeje ntabwo bashobora gushwana. Ni bro wanjye nyine. Niyo twashwana twakongera tukiyunga. Okay. Ngambwira rero tuvuge kuri ibyo ngo waruze ngo nubwo ari umukunzi ngo byagenda bite? Nyine hari ukuntu umuntu atakaza umuntu ugasanga depression ziramwishe, ahoze mu bwigunge ngibiki cyaza byigeze kumbaho rimwe, ariko nararebye nsanga ni ubucucu. Nimba umuntu agiye mureka agende, hazaza n'abandi cyase nabo babyihorera. Okay, reka twene ku musozo rero, uyu munsi waje konje sinzi ikibazo ufite kandi najyaga mbona iwanyu buri n'agasaku kenshi cyane. Nabonye Juwayeze wanyime support ngo yasohoye indirimbo ngo bitango. Indirimbo wabonye ni yatumye uzabacitse intege. Ngo Juwayeze no babe. Nibyo byatumye uzacitse intege? Oya ntabwo nacitse intege. Gusa nyine icyo nabwiye courage ariko ntago azi kuririmba pe. Yego. Dore imbogo yabivuze ukuri n'abandi bose bagenda bamuca intege. Imana ntabireke ntabyazi sibyo. We ntabwo umeze yigumire ku gahiti kuko wenda akunda Juno. Kumva? Basi arebe ko ariko ibintu byo kuririmba. Ntago ari ibyo. Agize kuba ari mubi. Azi kuba? Agize kuba ari mubi. Nijwi ntaryo ntazi kuririmba nta mano. Na Juno yamubwije ukuri ko kuririmba atari ibintu bye. Imana nabireke. Aho ngiye ikintu kimbabaza ni kimwe. Umugira inama wumva yakora nk'iki? Reka mbanza nkubwire ikintu kimbabaza. Abantu nk'abari abatazi kuririmba mani babona support. Kandi urabizi. Ugasanga nk'umwana ufite ijwi rya danje uzi kuririmba mani. Aho ngaho yabuze support yarirwa kinata mugani wa Murudi. Ako Juwayeze. Yiririmba ubusamana akabona support. Yego, ibyo bintu bibabaje. Kandi urabizi kuririmba. Oya, njye ntabwo navuga ko mfite imana yo kuririmba. Hakujya uba nyine wumva ufite imbabazi abandi. Cyane imana. Ese wumva uretse kuririmba akora iki umugire n'inama? Yakora iki? Sha, nakomeza kureka byasi nko yabivuze. Ukumva? Ntabundi kuririmba mani ntago ari ibyo. Ntago ari ibyo wumva aricyo kintu yakora. Gakunda cyaza Juno yaragowe mani. Yewe ni danje. Juno yaragowe. Ni danje. Abavuye izo za Nduba hose baza bakunda Juno mani. So ni danje. Reka rero musezerere mushimire wakoze kuza. Harya dubwira abakunzi bacu channel ukorera uho bagena bakore subscribe. Okay, abakunzi bacu rero ngiye muri kuri channel bita Ejo Media. Habayo films zanjye nibyo zandika, habayo biganiro bitandukanye nyine. Bagiye bakore subscribe, like, share na comment. Kandi narabona umuntu mpaye kuri muri iki kiganiro akumve kandi neza cyane.